The ZOOM TV24. The ZOOM TV24. Byose meze neza n'ijwi biraza kujyana dutangire. Yes, nushaka ubugishyize hasi witeretse hasi ufashe yawe ikireka no maguru kugira ibintu bigende neza akira. Yes, ngiye meze neza. Mwebwe mumeze mute? Ndizera ko mwese mumeze neza, ariko nanone niba utameze neza biraza kugenda neza. Iyi ni The ZOOM TV, ngewe ndi Vincent wa muhungu wanyu aka The ZOOM TV. Turizera ko mwese mukomeza gukanda subscribe ndetse na notification kugira ngo amakuru nk'aya tubagezaho akomeze abagereho umunota ku munota, isaha ku isaha ndetse n'umunsi ku munsi. Yego, nkuko mubibona hano turi kumwe na ya mpano yigendera nkuko nkunda kubivuga. Ni umusore ukiri muto cyane ariko mwita umusore kubera ibikorwa, yitwa Jimmy. Reka muhe ikaze Jimmy, tuguha ikaze kuri mikoro zacu. Yego, noneho reka tumuhe mikoro, arayifite iracanye. Yes, Jimmy, tangira twibwira. Navuze ko witwa Jimmy ariko abadukurikiye ntago bazi amazina yawe n'imyaka, twibwire muri make. Nitwa Natwe Jimmy Mulisa, mfite imyaka 11 ndi kwinjira muri 12. Yes, ni Ntakirutimana Jimmy Mulisa. Jimmy Mulisa, ukina hose na football? Ndakina. Urakina? Umukinnyi witwa Jimmy Mulisa uramuzi, wabicisheho kera? Noneho bakwise musaza wawe se we yakinaga umupira ko yakwise iryo zina nanjye ndizi muri kiriya gihangange cyagacishijeho mu mikino, mu cyane umukino w'umupira mu Rwanda. Hari aho byabihuriye n'izina ryawe? Umusaza ajya kubwira ati impamvu nari kwise nuko nemera guriya mukinnyi? Yarabikubwiye. Yes, ni Jimmy Mulisa, ngo na ruhago nayo arayitera. Jimmy Mulisa, waje hano ufite icyuma gikaze cyane kinagusumba. Iki cyuma kugitwara byonyine tutagera mu kugicuranga, kugitwara ntago ari akazi gakomeye kuri wowe? Warakimenyereye? Umwanya uvuye kuri moto mbona kigusumba, kigera ku maguru kikazamuka kikarenga umutwe. Ariko ngura gikubita induru zikavuga. Hanyuma tutarinjira rero kubadukurikiye, reka tubanze tubaherezeho gato kugira ngo twinjirane mu kiganiro neza. Siko bimeze? Ariko natangira ku ndirimbo nziza cyane. Ya ndirimbo nawe ugira uvuga ukunda cyane, ariko banze tubwire ari yihe? Ni Tereza. Aha, reka ngufashe iki cyuma hanyuma udukubitireho. Twiza
wanganirizaga neza cyane wanganirizaga neza wanzimaniraga neza umva nshaka kubaguma ariko ikimbabaza disiwe nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane mwibaza ikintu twapfuye mwibaza ikintu twapfuye singire na busa mbona mutima utatse ubwiza disiwe wamoye iki mu bintu rwose mbwira nikosowe wemereye ko ngukunda niba ugira ngo ndabeshye reba ya marira yanjye ibintu birakaza cyane kandi biranaryoshye. Jimmy, wow, uri umuhanga cyane. Ntangiye kubibona ku karirimbo ka mbere. Akira cya cyuma cyawe naho ujye unsubiza wifashije dore uri umuntu w'umugabo. Ntabwo kiri umwana wo gufatirwa. Jimmy, hanyuma amakuru yawe n'ubundi reka dutangire tuganire uradusogongeshe. Amakuru yawe ni meza hanyuma uratubwira Jimmy, watubwiye uri umwana afite imyaka 11, hanyuma reka tujye mu buzima bwawe nyirizina. Uvuka hehe? Nje nakubonye kenshi uri gutembera, najye nkubona mu tuvideo utembera mu makarisi ucurangira abantu. Hanyuma tubwire, tugiye kujya mu mateka ya Jimmy. Jimmy ni muntu ki, akomoka hehe? amuka mu karere ka Ruhango Umurenge wa Kabagari Umurenge wa Kabagari, akagari ka Bihembe Bihembe, umudugudu se nawe urabuze? mudugudu wa Nyagatovu. Ni ukuri kw'Imana. Jimmy urakaza. Hanyuma se Jimmy, mu karere ka Ruhango uri umunyeshuri? Wiga mu kangahe? wa kane urabaye kangahe se? wa munani. Nibyo, felicitation rwose. Wa munani yawe wari ufite amanota ngaho ubwo? amanota tubeshye dore baragufata badukurikiye. ntabwo nyibuka Egereza, ntabwo wibuka neza. Ariko yari amanota meza ku buryo umusaza yakubonye aravuga ati wabikoze. Baragushimiye ababyeyi. yego Baguhembye iki rero? Umwanya wa munani buriya umwana wiga mu wa kane uracyari muto, ni umwanya mwiza. Baguhembye iki? Naho tubeshye. Niba batanaguhemba, umusaza ndaza kumubwira ati gukora amakosa ntuhemba umwana ngo umuhe motivation. bangura imyenda bangura n'inkweto. Bakugura imyenda bakugura n'inkweto. Yego, bashimire. Banze bashimire kugira tukomeze tuganire. Burya umwana mwiza nushima ntibajya bikubwira. arabimbwiye. Yego, ngagashimira ababyeyi. ndabashimira kuko bangura imyenda bakangurira n'inkweto bangura n'amakaye. Yego, yes, Jimmy ni umwana muto cyane ufite impano ikaze ikomeye. Yiga mu wa kane nk'uko bakunzi ba ZOOM TV yabitubwiye. Urangije umwaka wa kane ugiye kujya mu wa gatanu? Yego, agiye kujya mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza. Ikigo cyawe cyitwa gute Jimmy? Aho wiga? Inzuki. Ni ku kigo cya Nzuki, école primaire Nzuki. Hanyuma mu masomo yawe nirihe somo ukunda? nkunda seti n'ikinyarwanda n'icyongereza. Ikinyarwanda kiranakize cyane ndabyumva. Kubera nizo ndirimbo uririmba zirakomeye, indirimbo zifite ubutumwa. Hanyuma Jimmy, nakunze kukubona, reka tujye mu tutarajya mu muziki wawe, turi muri vacances. Muri vacances ni icyo wafashije mu rugo cyangwa wigira mu muziki gusa ukajya kubita icyo cyuma cyawe tayari ibyo kwiga ukabitera umugongo cyane ibyo gufasha ababyeyi ukabitera umugongo? Niko bimeze? Kareka. Urabafasha ababyeyi? Yego. Ubu umusaza mubajije yatubwira ko babafasha cyangwa urigendera ukajya kwiryohereza n'iki cyuma cyawe nyine ukibagirwa inshingano zo mu rugo z'abana? Mubaza. Hanyuma rero Jimmy, mu rugo iwanyu mufite abana bangahe? Famille yanyu ingana iki? Ni wowe mfura, ni wowe muhererezi, kugira tumenye nyine n'umuryango ukomeze? Uwa kabiri. Uwa kabiri. Hanyuma imfura y'iwanyu se ni umuhungu ni umukobwa? Ni umukobwa. Umukobwa?
nawe se azi gucuranga iki cyuma aracyabyigiye ko ntabwo aramenya neza ku buryo yacuranga anaririmba. Yes, uriyegereza n'ubundi cyangwa biri kukuvuna ngo ufashe kimwe. Oya. Aracyabyiga. Ariko niwe ubizi kubarusha n'umushinga ngo hari na karumuna akabona ko kabizi. Niwe uri kubyiga. Muri muna wawe ugukurikira. Niwe uri kubyiga. Unkurikira niwe uri kubyiga. Umukuru we ntaga ajya mu bya gitari. Yego. Ariko nashobora kuzabyiga. Hanyuma se muri famille yawe ababyeyi ninde ibi bintu wabikomoye? Kuri papa. Papa burya nawe n'umucuranzi? Yego. Aranaririmba se agira indirimbo ze cyangwa afite nize? Yego. Kukiri muto se ufite imyaka 11 Jimmy iki cyuma watangiye kukigerera ryari dore ko urabona kiragusumba ne cy'abantu bakuze ubundi abana batuma mbona bafite kandi gato cyane ariko wowe wigerera unaruhetse ubona ari ibintu bisekeje binashimishije watangiye kugikoraho ryari? Shize amezi 6 arengaho iminsi. Nibyo? Amezi 6 ukaba ugeze kuri uru rwego? Champagne nka data Jimmy urumuhanga. Hanyuma tutarinjira mu bindi reka duhe akandi karimo ubu bakunze ba ZOOM TV ikiganiro ntago amagambo menshi amagambo araba make ibikorwa biraba byinshi umuziki uraba mwinshi reka nabwo ongera uduhereze ndabona uko gikubita uhagaze ongera uduhereze urahera uragenda uko ufata ku ndirimbo za ndirimbo ukunda za ndirimbo nyine nawe wemera. Ngewe rero ubuhanga bwawe nabuze icyo mvuga izi ndirimbo ikari indirimbo zikomeye kandi ukaba umaze amezi 6 gusa muri kariyeri yo gucuranga izi ndirimbo kuzifata mu mutwe aricyo ndigomeza kugarukaho n'amasomo ubigenza gute cyangwa indirimbo wazize mbere gitariza nyuma?
nabanjije gitari. Wabanje gitari muri ayo mezi 6 yose izo ndirimbo warazize na gitari byose ukaba bifite mu mutwe gutyo. Uri umuhanga kweri. Hanyuma turacyari mu buzima bwo mu rugo. Jimmy watubwiye ngo ntabwo uhugira muri gitari gusa, no tuhe turimo nko muri vacances by'umwihariko ufasha ababyeyi. Fasha imirimo yo mu rugo. Nko tuhe turimo nyine ushobora mu rugo. Kujya kuvoma. No kujya gusenya. No kujya gusenya. Hanyuma se ntabwo bagukoresha imirimo ivunanye iri epfo mu majyepfo, munakumva ngo ababyeyi bakunda gukoresha abana imirimo ivunanye. Wowe ibyo bintu ntabwo mu rugo babigukorera ngo unabarege hano abadukurikiye babimenye ko ababyeyi bajya bakuvunisha? Ntabwo bajya bamvunisha. Baguha turimo tworoheje. Baguha tugukwiriye. Hanyuma rero muri vacances urumva uri kujya mu wa 5 uri gusatira kujya mu wa 6 ikizamini cya leta, urumva mu gihe gitoya urabukigezemo. Muri vacances ho amasomo uyasubiramo cyangwa nyine n'ibya bindi by'abana bubu nkuko ababyeyi bajya bivanga abana bubu, uragenda ukicarira gusa ukicarira kuri icyo gitari cyawe nyine byo gusoma ukabyibagirwa? Kareka. Usubira mu masomo? Uherutse gusubira mu ikaye rya kureba mu ikaye ryari muri vacances? Ibyumweru 2. Nejo bundi nayasubiyemo. Ejo ndasubiyemo. Warebye mu ikaye? Ya 7. Ya? 7. Okay. Hanyuma Jimmy, reka rero twinjire mu muziki neza. Mu muziki urabona uririmba wowe izi ndirimbo za gakondo cyangwa indirimbo za kinyarwanda za karahanyuze, kubera iki arizo wahisemo utahisemo izi ndirimbo z'ubu ngubu za hip hop navyira nyine bakubita ibigoma abana bakaguruka bakajya mu birere, kubera iki wahisemo izo ngizo? Za cyane zo ziba zirimo gitari, ariko izubu nazo ni nziza. Ariko nta gitari uba wumvamo. Hanyuma nta gitari wumvamo, wakurikiye cyane ibya gitari. Hanyuma ku butumwa se buba buri mu ndirimbo, izo ndirimbo za kera zirimo amagambo akomeye, turabyemeranyaho, urabyemera ko zirimo amagambo akomeye kandi meza cyane y'umwimerere w'ikinyarwanda. Icyo kintu warukize ugereranyije n'izubu? Warukize. Noneho uko ayo magambo ntibikugora, ntari gihe usanga indirimbo ukayisubiramo ariko ugasanga ari amagambo tumva kubera ko ari amagambo akomeye y'umwimerere w'ikinyarwanda? Ugiye asangamo akomeye. Hanyuma nindi yagusobanurira rero kugira ngo uyumve igomba kuririmba indirimbo nyine wumva? Papa niwe yansobanurira. Arayagusobanurira. Hanyuma se iyo ugereranyije nyine izi ndirimbo za wakunze zirimo gitari n'indirimbo z'ubu ngubu zinavugaga za hip hop n'izindi, ubona kubigereranya kwa ni nk'iki wabivugaho izo ndirimbo zombi cyangwa izo ndirimbo zombi ni ubigereranyije n'icyo wabivugaho? Za cyane zuba. Za cyane uko zirimo ubutumwa. Zirimo ubutumwa mbese bwiza cyane ugereranyije n'izuba. Yego, izuba se izo n'iki wazinengaho kutana cyangwa nazo ukubitaho? Ukubitaho nazo? Oya. Kunena se hari icyo uzinenga se basi izuba ngubu? Ziba zirimo ibigoma. Ziba zirimo ibigoma? Ariko nazo zibamo ubutumwa. Nk'iyumvishe hip hop ubutumwa birakugora kubwumva? Kubera iki Jimmy? Kuko haba harimo ibigoma utumva amagambo bavuga bongera barekera. Bavuga imigambo barekeraho kumva ubutumwa bikakugora. Nibyo. Hanyuma se cyangwa ukaba uri kure ya radio. Cyangwa ukaba uri kure ya radio. Hanyuma se mu ndirimbo za kera ubundi uririmba indirimbo zitandukanye nyinshi nizo nacuranga, ariko birumvikana hari umuhanzi ushobora kuba ufatiraho urugero cyangwa wemera kurusha abandi, yaba ari nde niba koko ahari? Karasira na nkuru nziza. Karasira nkuru nziza. Karasira uyu Kararisa se uyu mukobwa? Karasira. Nibyo. Wemera ibihangano bye? Na nkuru nziza. Hanyuma tutarajya kuri inkuru nziza bose uraza kuduhereza ku ndirimbo zabo. Reka tujye kuri Karasira. Karasira indirimbo ze zihe zingahe? Izuza amazina ni zihe? Nizagushuke. Nira uzagenda neza wigendera. Yego, ntizagushuke. Izagenda neza wigendera nako ndayimenya. Ntizagushuka ariko yurayizi. Ntase ubutumwa baburimo nabwo urabwumva? Niki abashaka kuvuga iki yavuga ntizagushuke buriya nk'ubutumwa burimo muri make bumva ari ubuhe? Kuvuga ngo ese nizagushuke. Mbese ntuzagendana n'ibyisi ngo isigushuke utane.
yego Clarissa waba warageze kumubona aho visa nyine amaso ku maso atari ibi byo kumureba ku mateleviziyo naramubonye muranaganira yego ngo muririmbe se ku ndirimbo ze naramuririmbiye hanyuma ni iki wibuka mwaba mwaraganiriye tubwire dushiye ku mayange nimba atari ibanga cyangwa n'amabanga nyine y'abahanzi nibyo hanyuma ni iki yakubwiye rero yumvisha ko uzi indirimbo ze ukaba uzi no kuzicuranga ngo uzakomereza hanyuma se wowe nicyo wamusabye icyo namusabye nuko tuzakorana indirimbo yarabikwemereye se yarabinyemereye muzayikorana ryari rero ikindi kiruhuko gitaha mu kiruhuko gitaha kuraje rwose kuraje kandi Clarissa Karasira aho uri hose turagushimiye ko wemeye gushyigikira iyi mpano n'abandi mwese mufite umutima rwose iyi mpano muyishyigikire izamuke hanyuma hari undi muhanzi warutubwiye wemera harya warutubwiye karindi uretse Clarissa Karasira hari undi nawe wavuze abantu babiri wemera cyane kurusha abandi Inkuru nziza François nawe ibihangano bye urabifite urabizi uzi indirimbo ze zihe amazina uzi nka zingahe tubwire nk'indirimbo nk'eshatu uzi amazina yazo ko nagiye Buganda n'izindi zonde kuziga ko wagiye Buganda uko none se irandirimbo nahise kumva ko kuzi no kuyicuranga cyane irandirimbo yo ko nayo irimo amagambo akomeye byagusabye igihe kingana iki kugira ngo uyige uyifate mu mutwe iminsi 2 gusa cyampaye nka data uzi kuri n'umuhanga byatari iminsi 2 indirimbo burayifashe mu mutwe no kuyicuranga ntago ari iminsi 2 yego hanyuma nayo duherezeho ibitero nka 2 hanyuma twongere tuganire tunagana ku musozo duherezeho ibitero 2 cyangwa 3 kuko ireba hariya yego bambariye bambeshe ngo ugiye Buganda ubutayu butindindara Kibuganda ndararuka Kibuganda bajyaga bambwira ngo bajyayo bazana ivarisi n'agasafuri n'agatara bacanye ku manywa ngeruka bandara Kibuganda ndararuka Kibuganda Nesi abantu biwacu ko ngikiga banuma ibintu bamana amafaranga ndayambukana wow uri umuhanga kweri njye nkubona rero bwa mbere nakubonye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook na za WhatsApp amashusho yawe agenda asirikira ahantu akwirakwira ahantu ugenda ucurangira abantu ku muhanda ubaririmbira bira bintu rero byakujemo gute gucurangira abantu ku muhanda ntabwo nacurangiraga ku muhanda n'umuntu twari turi kumwe n'inshuti yanjye yego ari umwego ni umucurangira ndamucurangira ni umuntu burya uri ku muhanda nagira ngo nabantu ugenda ucurangira abantu hanyuma kariya kantu kawe katumye uba umusitari niko katumye burya n'itangazamakuru rimenyekana uwo muntu se nyuma mwongeye guhura muraganira uramubwira ati burya watumye menyekana waraganiriye hanyuma rero ku bihangano byawe uririmba indirimbo nyinshi zitandukanye ese hari ibirori waba waratangiye kwitabira wenda ushaka kuririmba n'indirimbo z'amakwe cyangwa ibindi birori runaka hari ibyo bari batangira kugutumiramo bagutumiye mu bihe birori yegereza bagutumiye mu birori byina byari ibirori bwoko ki ubukwe mu bukwe burya uririmba n'indirimbo z'ubukwe cyampaye ugakubitira abantu hari indirimbo ubukwe bakemera mu bukwe se ugiririmba indirimbo zihe izikwiriye ubukwe ni nk'indirimbo yande ugiririmba muri ubwo bukwe waririmbye nk'iyihe n'iyihe niba ukizibuka naririmbye Dariya rimba no ku munini yego birumvikana n'indi yanjye ubonga iyo mbona akanyoni yego birumvikana ko umuziki wawe watangiye kuwubyaza umusaruro nibyo agafaranga katangiye kuza yego amafaranga cyangwa amanote nase muri ubwo bukwe nta kintu baguhaye
oya harabashimishaga gusa yego abo nose yari umuntu mugira icyo mupfana cyangwa n'umuntu nyine akubonye gutyo aragutumira mfite icyo dupfana mufite icyo mupfana nta bindi birori uraririmbamo nabiririmbyemo ni ibihe bindi waririmbyemo ni mu bukwe nabwo ni mu bukwe waririmbye mu bukwe inshuro nyinshi ni nkenye hanyuma rero kugira ngo n'abadukurikiye wenda iyi mpano yawe ikugirira umumaro reka uturirimbe nk'uturirimbo tubiri ibitero bibiri z'ubukwe kugira n'abadukurikiye wenda hari umuntu ufite ubukwe ejo bundi ataratumira umuntu uzamuririmbira uzasusurutsa abantu bitwereka ko ushoboye n'indirimbo z'ubukwe kuziririmba kandi ko ushobora kubikora abantu bakaryoherwa aho ngaho utaricara uretse kwicara gato urananiwe se twicare ndashaka kuza kunyuriza kandi kari mu kuboko ariko iyi ngiyi yawe ni indirimbo yawe cyangwa ni yawe nshampaye nka data iyi ni wimbiye hanyuma iyi ndirimbo yiririmbira umugeni waririmbiye ntago wageze urimbira umugeni muri ubwo bukwe bwose agiyemo byibura ngawe yarira kwa kundi nyine amarangamutima amufata akarira ararira rwose amarira arashoka Jimmy rwose nanjye hano amarangamutima arakumfata wenda ntari no muri ibyo birori byanjye ariko nanjye nahise ngira amatsiko numva koko iyi ndirimbo ushaka kuriza umuntu hanyuma kuko turi kwihuta kugira tugende tukubohore ngo ufite izindi gahunda dukubitero n'akandi karimbo kamwe kubukwe uzi katarakawe kugira babone ko ushoboye kandi n'icyo kintu gishoboye n'abadukurikiye bazagutumire kandi bajye bakwishyura ntagire umuntu uzongera kugutumira ngo utahe gutyo gusa sibyo Jimmy yego icyo nabonye mu buzima cyanduteye urukundo we iwacu ku rweza rukanza n'iwanyu ku munini iwacu ku rweza rukanza n'iwanyu ku munini kumbuye cyane we iyo banari mfite amababa ngurutse nkigwira ku munini iyo banari mfite amababa ngurutse nkigwira ku munini wow ngiye byandenze Jimmy waririmbira abantu batubwiye ngo waririmbiye abantu birabarenga ariko nanjye byandenze pe hanyuma Jimmy tugenda dusatira nyine ku musozo tuganire bwakira bugacya rero ufite ibintu byinshi kandi biryoshye ariko reka tugende nyine tugana ku musozo hanyuma wifuza ko ibihangano bya cyangwa iyi kariyeri yawe yo kuririmba ihazagera nka he wifuza kuzaba mu ntoki mu bihe bizaza kuba nka karasera cyangwa inkuru nziza n'amavengesudi nawe uramwemera yego abo bantu babyumve ko ubemera kandi nabo bazagushyigikira hanyuma muri iki gihe watangiye kuba umusitari watangiye kwamamara hari abantu bari kukugaragaraza ko bafite umutima wo kugufasha kuzamura impano yawe ni umwe gusa hanyuma nindi uwo muntu ni karasera se cyangwa papa mudogo wo mu Bubiligi witwa Murenzo Levi yego yakubwiye ko azagushyigikira yaranshyigikiye na n'ubu yaranagushyigikiye
hanyuma se hari n'ikintu agarutse harya ibyo bintu byo gucuranga ntago bijya bigera igihe bigashaka kubangamira amasomo yawe? oya byose urabikora kandi bikagenda neza. Egereza mikoro ku munwa. Hanyuma Jimmy turi ku mpera z'umwaka, ejo ni Noheri, ejo ni ubunane, kandi hari benshi badukurikiye n'ababyeyi kandi bari kumwe n'abana babo, bari kubereka bati dore umwana ufite impano, cyane cyane ubutumwa ugiye kubuhereza abana bato, kuko ntabwo wabuhereza abakuru, cyane cyane turibanda ku bato nawe bari mu cyiciro cyawe cyangwa bari no munsi yawe. Ni ubuhe butumwa wabahereza muri izi mpera z'umwaka cyangwa kuri Noheri n'ubunane? ubutumwa mbahereza nuko ndifuriza, ubutumwa nabahereza nuko bagomba gusubira mu makayi. Ndifuriza no gukubitana b'iki kintu. Nagakubitana b'iki kintu. Uretse bari kubashishikariza ko bakubita iki kintu. Hanyuma ibyiza byabyo turi aho ngaho ubifuje gukubita iki kintu. Ni ibihe byiza byabyo wabonye ku buryo uwo muntu nyine nabo bana badukurikiye bibakurura nabo bakaba bagira amatsiko yo kugikubita? Ibyiza byaho nuko ugikubita ukumva urishimye. Uragikubita ukumva urishimye? Ngura naruhuka mu mutwe. Nabyo nibyo. Iki kintu iyo ufashe umwanya tubare urukumva mu mutwe, tubare nkawe wasubiye mu masomo kananirwa ugafata icyuma uragikubita umugani wawe ukumva uraruhutse. Njya no gukina. Njya no gukina. Hanyuma yes, ababyeyi aho twari turi kubana, ababyeyi bo ni iyihe message cyangwa ubuhe butumwa babahereza muri ibi bihe by'ibiruhuko kandi twegereza no gutangira amashuri? Mbahereza nuko ndi kubashimira kuko banyitayeho nyiri muto abangeza. Abo ni ababyeyi bawe? Naho ababyeyi muri rusange bo bababwira iki abadukurikiye? Icyo mbabwira nuko abana babo yegereza ubwo butumwa burakomeye, nuko babitaho. Hanyuma n'abana bafite impano bakabareka bakazigaragaza. Nicyo ushaze kuvuga? Yego. Mubyeyi ufite umwana wawe ufite impano, urumva Jimmy aravuze ati mureke, niba umwana akuze akinisha gitari mureka yikinishe rwose kuko nta wamenya wasanga ari zamutunga. Hanyuma Jimmy turirimbire akaririmbo dusoza gafite aho gahuriye na Noheri cyangwa se akaririmbo wagenera abana muri rusange. Umugabo bambwiraga suko banyamunini n'ibikorwa n'ibitekerezo, mu ndoto zanjye nzaba umugabo, mfashe nanjye nzaba umugabo, nzaba umugabo, nzaba umugabo, mfashe nanjye nzaba umugabo, nzaba umugabo, nzaba umugabo. Mfashe nanjye nzaba umugabo, nzaba umugabo, nzaba umugabo, mfashe nanjye nzaba umugabo, nzaba umugabo, nzaba umugabo.
abagabo bazaba abagabo. Mfashe nanjye nzaba umugabo, nzaba umugabo, nzaba umugabo. Wow, Jimmy. Yo. Ni ukuri courage, uri umuntu w'umugabo cyane. Hari ikintu uvuze ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa bukomeye ngo mumfashe nanjye nzaba umugabo. Bakunzi ba ZOOM TV mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose. Iyi message ni mwebwe igenewe, ntago ari y'ababyeyi be gusa. Ni ukuri mumufashe uyu mwana azaba umugabo, mumutera ingabo mu bitugu, intego gafite n'intumbero afite azayigereho. Hari ikintu Jimmy ukomojeho ngo burya ngo kuba umugabo ntago ari kuba ntago ari kubona umunini cyangwa ntago ari ububyimba. Icyo ushaka aho ngaho ubushaka kuvuga iki? Niyo yaba ari umugabo muto ari umugabo. Niba ari umugabo muto ariko ibitekerezo ariko afite ibitekerezo, wasanga umutaba afite ibitekerezo kurusha umunini. Jimmy urakaze. Vuga ngo ndakaze. Urakaze pe. Nyuma burya Jimmy ni umwana muto ariko ibitekerezo bye ni ukuri, ni ibitekerezo bikomeye cyane, ni ibitekerezo biri hejuru. Afite indirimbo zifite ubutumwa. Iyi ndirimbo ariko ni yawe. Indirimbo ni yawe. Hari abana numvishe uri kuvuga nimba ari abantu makuru wagarutse mu mazina. Abana twareranywe. Nabana mwareranywe. Harimo barumuna bawe n'abamwiganye n'inshuti zawe. Yego Jimmy, ni ukuri kandi wakoze cyane no kumenya abavandimwe no kumenya inshuti. Hanyuma atugana ku musozo, hari akantu kamwe ndi gushaka kugusaba. Umubyeyi wawe wenda niyo abantu badukurikiye bari gushaka kugushyigikira ngo uzabe umugabo, sibyo? Wenda haribo ino nkuru ushaka gukora ku mutima bakavuga ati reka uriya mwana tumufashe nk'uko yabidusabye kuzaba umugabo. Umuntu ushaka kugusaba nako kugufasha icyo kintu yaca mu zihe nzira? Uzi nimero z'umubyeyi wawe byibura uziduhereze hano, hanyuma ariho bazajya bamugeraho, dore ko wowe ntabwo uragira urwego rwo gutunga telefone. Yego, izo nimero rero ziduhereze, zivuga gake imibare 22 abantu badukurikiye, hanyuma muzacishe message kuri izo nimero dufashe no mwana azaba umugabo nk'uko abidusabye. Zitubwira izo nimero. 078 33 gatatu 9 Yego, zisubiramo rimwe. 078 gatatu 9 Jimmy, suhuza abantu nkabangahe wasize mu ruhango. Aho babandi bakuri ku mutima, bagora ku mutima, ari abagufasha, ari abakuba hafi, babantu nka 5 b'ingenzi. Basuhuze rwose. Ndasuhuza papa na mama. Yego. Kandi nkanifuriza papa mudogo Noheli nziza. Yego, undi uva mu Bubiligi. Yakumvise. Wowe wanyoherereje inkunga. Yego. Na mama mudogo Karasira. Yego. Nkanifuriza Noheli papa na mama. Yego. N'abandi bose nabo twigana. Yego. Nawe n'abandi bose. Nanjye. Amina. N'abadukurikiye bose. Hanyuma mama mudogo Karasira wavuze ni Kararisa Karasira? Kararisa Karasira. Yego, yamaze kuba mama mudogo. Nawe yakumvise rwose. Hanyuma dukubitiro kanyuma dusoze tunataha, tubyina umutaho nkuko babivuga. Tubyina tunataha. Nacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we, rwangu iwacu ku rwese ararukanza n'iwanyu ku munini, rwangu iwacu ku rwese ararukanza n'iwanyu ku munini, ku munini nzajyayo ryari ko makumbuye cyane we, iyo banari mfite amabamba ngurutse nkigwira ku munini, iyo banari mfite amabamba ngurutse nkigwira ku munini. Icyo kirere cy'iwacu kirakeye muye cyane we, aho kukibamo njyenyine butwa no kuba iwanyu ku munini,
kintu nabona cyo kuba cyakunezeza cyane we cyo nongagira kagafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we cyo nongagira kagafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we. Wow, Jimmy, urakoze cyane. Wakoze kuduha uyu mwanya. Imana iguha umugisha kandi izagure imbago zawe, izaguteza imbere n'aba bantu bose wasabye kuzagushyigikira kuba umugabo. No kuri ndabasabye muze dushyigikira uyu mwana twese nk'abitsamura nkuko mu muco nyarwanda ayivuga burya abanyarwanda ngo barashyigikirana cyane. Warubizi ko bashyigikirana cyane? Yego, nawe rero bazagushyigikire. Iyi mpano yawe itazazima, iyi mpano yawe ntizigere izima kandi uzazamuka ugereho wifuza kugera. Bakunze ba ZOOM TV, twari kumwe n'umwana muto cyane, ni Jimmy Murisa, n'umwana ufite impano ikomeye cyane, n'umwana w'umuhanga, ndamubatuye. Hanyuma mukomeze muturebe, mukomeze mudukunde, musharinga aya mavideo, mushyigikire uyu mwana, nkomeje kubibasaba. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.